Mbahaye ikaze mu kiganiro inganzo n'ubuvanganzo. Ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri kuva saa 7:30 z'amanywa no kuwa kane saa 3 z'ijoro. Gitari izwi ku izina rya acoustic ikunze gukoreshwa cyane mu nganzo yo gucuranga. Bwa mbere yahanzwe n'umugabo w'Umudage wari waragiye gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Christian Frederic Martin mu myaka y'1830. Kuri ubu gitari ni igikoresho gikoreshwa cyane mu kunoza uburyohe bw'inganzo ya muzika. Mu kiganiro inganzo n'ubuvanganzo cy'uyu munsi turaganira n'umuhanzi nyarwanda uririmba kanacuranga gitari yitwa Blaise Bowenikekule. Ntimukureho urushinge ku mirongo ya 97.0 ndetse n'101.9 FM. Kuri internet ni /salus.ura/acha/rawa no kuri application ya TuneIn ni Radio Salus radio ya bose. Nge nitwa Eric Safari. Tariki ya mbere kwa munani ngo ngiye akazi nakawe kukura mwanya muto ni nko gusogongera kurupfu wambwivye umunezeriye maze biramerekeza uri ikifuzo cy'umutima gikomeye nacyasengura ukwibagirwa uwo nkunda najyaga numva ko wahiriwe ko wagiye wahiriwe ngo bafite amafaranga ariko nta mutima kuva kera nkiri muto mama yambwiye ko urukundo ntiruhusha inumubona zamumenya nakirishe mutima wundi kuko abafite undi umukunda gihe kizaza atarwe n'abandi batari wowe Blaise Bowenikekule ni muntu ki? Nitwa Blaise Havugimana, ariko nanone nkabanzwe ku mazina y'ubuhanzi nka Blaise Bowenikekule. Navukiye mu gihugu cy'abaturanyi cya Congo muri DRC, ariko nanone nza kumara imyaka mikeya cyane, imyaka naje mu Rwanda afite imyaka 10. Ababyeyi banjye bavukaga mu Rwanda nuko bari baragiye gutura muri Congo twimukira mu Rwanda. Nubwo rero mu myaka 10 yanjye kugeza ubu ntuye mu Rwanda. Aho ntuye ubwo navuga mvuka ni mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba. Mba ndi naha i Butare mu kubera impamvu z'amasomo. Umuhanzi Blaise Bowenikekule avuga ko akiri umwana atigeze atekereza kuba umucuranzi wa gitari, ko ahubwo yakundaga kuririmba. Gucuranga gitari rero bisa nkaho byari inzozi, ntabwo hashize igihe kinini curanga gitari. First nakundaga kuririmba, nicyo naheraho ko nakundaga kuririmba.
najyaga ndirimba kera nkiri mu masegondere, ariko ntari nabona abantu bashobora kumfasha muri gitari, ariko neza ubuzima bwo gucuranga gitari nabutangiye ngeze muri kaminuza. Nahasanzemo abahungu bazicurangaga, mbona ari byiza kubera nakundaga kuririmba, ndavuga nti nkwiriye kwiga na gitare, none nkazatanya nkajya ndirimba nkanacuranga. Natangiye gucuranga gitari bwa mbere najya kuyiga mu kwezi kwa 4 2018, nari ngitangira umwaka wa mbere wa kaminuza. Avuga ko nta wundi muntu wo mu muryango wakomaraho inganzo yo gucuranga gitari. Burya rero hari igihe ikintu kiba impano, nta muntu wo muri famiye wigeze ubu haba yemwe n'umuririmbyi, uretse no kumucuranzi, nta mucuranzi tugira muri famiye, nta n'umuririmbyi. Ni ibintu nakunze numva ni nk'impano yanjye, ninjye wa mbere muri famiye ucuranga, nta wundi wo muri famiye wigeze acuranga cyangwa unabikora. Mu rugamba rwo kumenya gucuranga gitari, hari indirimbo bimvaga ko afitiye amatsiko kuzamenya kuyicuranga. Mu ndirimbo ni nyinshi, ariko iya mbere nakundaga cyane umvaga bari kwicuranga nagiraga amatsiko, ni indirimbo yitwa Muhoza wanjye ya Kasiye Karasiyane. Narayikundaga cyane, numva umunsi nzamenya gucuranga gitari, n'ubu nkunda kuyicuranga cyane. Siranze impanye nyinshi, uyu mutwaro cyongwe n'unyakire, ibyo ngutekerezaho ni byinshi, ariko kandi ni mu gihe. Muhoza wanjye wandutiye benshi, mwiza we uri umuziranenge, uwo mu mata bateze neza, mbega shenge urakoma, mbega shenge urakoma. Wihanagura yo marira we, nzaguhoza tubonanye, simbi ryanjye wanera imana, mwiza buzira ubuhongano. Muhoza wanjye wandutiye benshi, mwiza we uri umuziranenge, uwo mu mata bateze neza, mbega shenge urakoma, mbega shenge urakoma. Blaise kuravuga icyamufashije gukunda gitari cyane kurusha ibindi. Mu cyamfashije gukunda gitari cya mbere nuko nge niyumvagamo ko nkunda kuririmba. Ikindi kubana n'abantu aho nagere muri university, nakunze gukorana n'abantu bacuranga gitari, bakanyenspira, nkabona ni byiza cyane, bimpa courage zo kubana nanjye nabukunda gucuranga gitari. Usibye kuba acuranga indirimbo z'abandi, kandi nawe avuga ko afite indirimbo ze bwite. Mfite indirimbo 3, ya mbere yitwa Kagemwa, iyindi nahise kurinda ibyagezweho, ndetse indi yitwa Gira neza. Akagemwe karakura, akagemwe kasakura, kakavamo igiti cy'inganzamarumbo, kandi ikizere kirahari, twese hamwe nidufatanya, twizeye ko hari icyo dushobora gukora mu buzima bwacu, maze tukaba imbuto z'umugisha zeze ku giti cy'umuruho, zikaba zagirira n'abandi akamaro. Akagemwe karakura, akagemwe kasakura, kazava nk'igiti cy'inganzamarumbo, kandi ikizere kirahari, twese hamwe dufatanije, twizeye ko hari icyo dushobora gukora mu buzima bwacu, maze tukaba imbuto z'umugisha zeze ku giti cy'umuruho, zikaba zagirira n'abandi akamaro. Ese mu ndirimbo Akagemwa washakaga kuvuga iki? Nashatse kuvuga ko
ntabwo umuntu akwiriye kwiheba, ugomba kwizera ukakora ugafatanya n'abandi ukamenya ko hari icyizere nawe ejo hawe hashobora kuba heza, Imana ikubura ifishi. Rero nyuma yaho mu gukora hari igihe ugira amahirwe ugahirwa, Imana ikagira iki kugezaho ikakwibagiza bwa buzima mu bubi wabayemo. Rero iyo ugezaho ukwiriye kuzirikana ko nanone hari aho wavuye, kandi aho wari uri hari abandi bahari uyu munsi, ukagira icyo ukora ukabafasha. Tubona abana benshi ku mihanda, abantu batagira kivurira naki cyose, abo rero nibo dukwiriye gufasha nyuma y'uko wenda hari aho wageze, ukibuka ko hari abasigaye inyuma yawe. Nicyo nshatse kuvuga mu kajyamo. Mu kwiga gucuranga gitari ni iki kintu cyaba cyarakugoye? Ikintu cyangoye cya mbere nagowe no kuba kwifata byonyine. Iyo ugitangira biragora, imirya yakurya ukumva ucitse intege. Ubwo rero iyo udakomeje ngo atari ibintu ukunda cyangwa ngo ube unafite ntuza spirit yo kuba uyicuranga, biravuna cyane. Mu cyangoye rero nuko ngitangira najyaga numva ari ibintu bivunnye, ariko iyo bikunze iyo umaze kumenyera ntabwo bikivunnye cyane. Sangu ugiye Buganda batayobotende ndararuka, nge Buganda ndararuka, nge Buganda. Unagiye gushaka ubukungu, umukobwa nasabaga ararongorwa, byanjye bimarwa n'umukeno, byo byose byabaye imitage. Aye 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 aye, kuko nagiye Buganda no gusubira Buganda. Icyo nikize mwe bagenzi, icyo nikize mwe bagenzi, no gusubira Buganda, no gusubira Buganda. Aye 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 aye. Hari indirimbo nanone ya Kamariza yitwa Naraye Ndose, nayo tuyisangiza abakunzi ba Radio Salus. Naraye ndose aye inzozi nziza, naraye ndabutswe umwana nkunda, ndamukumbuye aye umwana nkunda, hashize iminsi tutabonana, utoshye aye hazira intenge, rurabo rwera soko kwiteke, agasusuruko aye karasesekaye, ngiye gusura umwana nkunda, ngiye gusura umwana nkunda, aye ngiye gusura rurabo rwera, aye ngiye gusura buto butoshye, aye umwana nkunda arasa nabike. Mbibutse ko icyari kiganiro inganzo n'ubuvanganzo mukomeje gukurikira ku mirongo ya Radio Salus ariyo 97.0 ndetse n'101.9 FM. Kuri internet ni @salus.ura/aca/rawa, no kuri application ya TuneIn ni Radio Salus, radio ya bose. Uyu munsi turi kuganira n'umuhanzi Blaise Bowen Kekule. Iki kiganiro mugikurikira buri wa kabiri saa 7:30 no ku wa kane saa 3 z'ijoro. Muracyari kumwe nanjye Eric Safari. Umuntu ushaka kwiga gitari ni icyo asabwa:
buriya rero wishaka kwiga gitari kuba uyikunda, kuba ushobora kubona umuntu waguha basic, ni basic, ntabwo ari ngombwa ngo ubone umuntu urakwigisha imyaka n'imyaka, kuko bimaze kubona basic, umaze kumenya kufata nk'amanota runaka, ushobora kujya no kuri YouTube ukaba washaka icyo bita tutorials ukigisha. Ikindi cya nyuma ni ukuba ufite ubushake ukayigura. Burya ufite igikoresho cya instrument, kukimenya nuko nabura ubu gifite. Iyo ugifite rero ugenda ukora exercice bikagenda biza. Izuba rirarenze giringe y'abashumba, inka z'iwacu ziratashye, abiriwe iyo bari nyakura, abimuhira barihanagura, icyuya mu gahanga dore umusura agiye, icyuya mu gahanga umusura ashize. Mu nganzo yawe ninde muntu ufata nk'icyitegererezo kuri wowe, navuga ko ufatiraho urugero? Uwo mugabo yitwa Nkurunziza François, ntakiriho. Nkunda gucuranga kumva indirimbo ze cyane, yari umugabo w'umuhanga wari uzi gukora indirimbo. Njye kenshi nkunda kuba ncuranga indirimbo ze. Ndintwari tikanga imyato, ndirwigema aho batinya, umugabo utiyeguriye aho amajyambere agumye, nanze igitebwe n'ubugwari. Rutimbo sinzaba mu bwigunge, Rutimbo sinzaba mu bwigunge, Rutimbo sinzaba mu bwigunge, Rutimbo sinzaba mu bwigunge. Ese iyo ugiye mu nganzo, ubwo ndavuga iyo ugiye guhimba indirimbo zawe, wibanda ku nsanganyamatsiko zimeze zite? Nkunda kwibanda ku nsanganyamatsiko y'indirimbo zimva mutima. Urugero, wenda nkaririmba nk'uko naririmbye Akagemwe, umuntu ushobora kumva Akagemwe akumva afashe inspiration. Nanone njya nkunda gukora insanganyamatsiko cyane nk'indirimbo z'igihugu, mvuga wenda nk'iby'abanyarwanda twagezeho, gutyo na gutyo mvuga ubumwe bw'abanyarwanda, ibintu nk'ibyo. Nizo nsanganyamatsiko. Nanone nkongera nkagaruka nko iyo ndi gukora indirimbo za gospel, nkunda nyine gukora indirimbo zo gushimira Imana n'ibindi nk'ibyo. Reka nkungireho kubw'imbabazi zawe, kera warampemukiye, none umwihisheho umujinya w'Imana. Ese hari inzozi ufite zo kwigisha abandi gucuranga gitari? Okay, izo nta nubwo ari inzozi nagakwiye kuba ngira, ariko rwose umuntu wese ushaka ko mwigisha, iyo tuvuganye ndamwigisha ibyo nshoboye. Simfite byinshi cyane, ariko ibyo mfite yaza akabifata nta kibazo. Mugabo wanjye, mugabo nkunda, sinagusenze, sinagusanze, nisanga kuvamo bwangavu n'ubukumi bwanjye. Nonaho mbere y'ingeri y'urugo rwawe, ndadandara nkagandurwa n'abagenzi, nkitsamura nkikirizwa n'abaheza, nagira ngo
fate mu mugongo nkagangahurwa n'ubwigunge naragiwe n'ubwigenge bwawe sinagira usange dusabane nka kera utarasuka nka kera nyiri rudasumbu kinsimbagiza abasize bakansingiza nka kera nyiri rudasumbu kinsimbagiza abasize bakansingiza. Muri rusange iyo ugerageje kumva ibihangano by'iki gihe mu buhanzi bw'indirimbo hanyuma ukagereranya n'ibihangano byo hambere ukunze no gusubiramo ubona harimo irihe tandukaniro? Itandukaniro rirahari kandi nanone buriya iyo umuntu ajya kugereranya ibintu areba n'igihe. Muri buriya biragiye rya kera umuntu yakoraga indirimbo icyo twita ubutumwa, agashyiramo ubutumwa, agashyiramo umwimerere, agashyiramo umuco n'ibindi nk'ibyo. Ariko uyu munsi urareba nuko ari izo ndirimbo z'umuco n'ibiki byose ugasanga ku isoko nta kintu uracuruza. Rero izubu cyane zishingiye ku bucuruzi, ibyo byo kuvuga ngo ubutumwa n'iki, urasanga nk'umuntu akora indirimbo ugasanga indirimbo irangiye ari ijambo rimwe gusa ari kuvuga rijyanye n'igihe turimo ubu ngubu turashaka ibiguruka, ugasanga ni byiza cyane. Ziriya ndirimbo umurimo ndavuga iby'ubuhanzi, ziriya ndimo nizo ziri ku isoko, nizo ziri gucuruza. Rero harimo itandukanye kuko abakera bo ntabwo bitaye kuvuga ngo bari bafite uburyo bazikoraga neza, zifite ubwo butumwa bwabo, ariko n'ab'iki gihe sinabarenganya kuko nicyo gihe turimo barashaka gucuruza. Uko izo ndirimbo akenshi usanga batazikunda. Hanyuma twakwibaza tuti ese ko usanga indirimbo za kera iyo ugereranyije n'iz'iki gihe zidakundwa cyane, mwebwe nk'abahanzi bakoresha gitari ubona nta mbogamizi zirimo? Indirimbo z'ubu ziba zirimo ibyuma byinshi cyane, ariko nanone gitari ni umwimerere pe. Ushobora uzi gucuranga gitari neza nta mbogamizi, haba iz'ubu ngubu zicurangwa na kuri gitari, haba n'izo za kera nta mbogamize ku muntu ucuranga gitari. Zose moderne gitari irayikora, haba iza kera nta mbogamizi ku bacuranga gitari bashobora kugira ku ndirimbo z'ubu kuko ni gitari ni moderne, ni igikoresho nacyo kiri moderne. Ibihangano byawe ni hehe umuntu ashobora kubisanga? Ndafite YouTube channel yitwa Blaise Bowen Kekule. Iyo ugiye ukandika kuri YouTube Blaise Bowen Kekule baguha ibihangano byanjye byose, banashyize indirimbo zanjye, hari amakava nkora nkayashyiraho, ndetse no kuri Twitter yanjye yitwa Blaise Bowen Kekule usangaho ibyo namba nashyizeho. Ushobora no kujya kuri Facebook yanjye Blaise Havugimana Bowen kongera Bowen, aho hose ushobora kuhakura indirimbo zanjye. Bavuga yuko abeza babyiruka mu myaka yose, amara wowe hogoza nunabwura gahenyuka, bituma nkuratanyamibwa igikundiro, bituma nkuratanyamibwa igikundiro, bituma nkuratanyamibwa igikundiro. Hanyuma dusoza, nubuhe butumwa wagenera abakunzi ba Radio Salusi, by'umwihariko abakunzi b'ikiganiro Inganzo n'Ubuvanganzo? Ikiganiro Inganzo n'Ubuvanganzo, ubutumwa rero natanga nuko abantu bakomeza umuco wacu rwose, tureke kuwibagirwa nubwo turi munsi iri kwirukanka cyane, dukomeze dukunde ibyahambere n'iby'uyu munsi byose, twumve ko bifite agaciro. Murakoze. Ndabashimiye mwese twabanye mu kiganiro Inganzo n'Ubuvanganzo cy'uyu munsi, aho twaganiriye n'umuhanzi nyarwanda Blaise Bowen Kekule uririmba akanacuranga gitari. Iki kiganiro mugikurikira buri wa kabiri kuva saa 7:30 z'amanywa no kuwa kane saa 3 z'ijoro. Uramutse ushaka kumpa igitekerezo cyangwa se inyunganizi, wanyandikira kuri mail yanjye ni safareric12@gmail.com no kuri Facebook nitwa Eric Safari. Adio.